Igitondo cyiza kuri mwese abateze amatwi BBC. None ni kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Uyu munsi turi mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu tuganira na Bwana Senkeri Salasiel wahoze ari umwe mu barindaga umutekano wa Perezida Habyarimana Juvenal waguye mu ndege mu mwaka w'1994. Salasiel w'imyaka 69 avuga ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ubwo yari arinze indege Falcon 50 ya Perezida Habyarimana yari ku kibuga cy'indege i Dar es Salaam muri Tanzania, yamenye amakuru yuko iyo ndege iza kuraswa, nawe ayamenyesha ababishinzwe, ariko ngo Habyarimana ntiyabiha agaciro. Ese ayo makuru yayabwiwe nande? Turabyumva muri iki kiganiro. Avuga kandi ko abapilote b'Abafaransa bari batwaye iyo ndege nabo bamenye ayo makuru y'ihanurwa ry'indege, basabye ko indege yagwa ku kibuga cy'indege i Goma muri Zaire y'icyo gihe, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo ntibyemerwa. Senkeri washoje akazi ka gisirikare ngo afite ipeti rya sergent avuga ko nawe kimwe n'abandi barindaga Habyarimana batagiye muri iyo ndege kuko Habyarimana yemereye gutwara Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'abari bamuherekeje nyuma yaho indege yabo igiriye ikibazo ku kibuga cy'indege cy'i Dar es Salaam muri Tanzania. Muri iki kiganiro kandi Senkeri aranavuga ku rupfu rw'uwari Perezida w'inzibacyuho Theodore Sindikubwabo ndetse nuko we yavanywe mu mashyamba ya Walikale mu mwaka w'2002 agatahurwa mu Rwanda atabishaka. Ihanurwa ry'indege y'uwari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana muri 1994 ryakurikiwe na jenoside yakorewe Abatutsi. Mu myaka yashize hagiye habaho amaperereza atandukanye ku ihanurwa ry'iyo ndege. Mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwategetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'indege y'uwari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ifungwa. Dosiye y'iyi ndege yari irimo ba Perezida Habyarimana na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yateje umwiryane hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'Ubufaransa mu myaka hafi 25 ishize. Umwanzuro w'urwo rukiko rwa nyuma rwo kujuririramo imanza mu Bufaransa washyizeho iherezo ku iperereza ku bagize uruhare mu iraswa ry'iriya ndege mu nkiko z'Ubufaransa. Senkeri Salasiel ntavuga ko azi abahanuye iyo ndege, ariko avuga ko bari bamaze igihe babyikanga. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi. Nongeye kubaha ikaze. Nitwa Senkeri Salasiel, wavutse mu 1957, nashakanye n'umugore umwe muri 1986, tubyarana abana 6. Rero nsubiye inyuma ho gato, yansanze nari umukozi wa leta mu rwego rwa gisirikare. Narize amashuri 2 ndacikisha 2 yisumbuye, nyuma nje mu gisirikare muri 77. Nyuma ninjirira mu Bugesera. Mvuye mu Bugesera ndangije ubumenyi rusange bwa gisirikare, biba ngombwa ko njyaho bita mu Bigogwe, ikigo catozaga abasirikare iby'ubukomando. Mu Bugesera ubwo naho ni mu kigo cya gisirikare? Naco cari ikigo cya gisirikare babanzirizagamo kwiga ibya gisirikare muri rusange. Rero nahamaze amezi 6, baza kutujana mu Bigogwe mu kigo cakarishaga abasirikare, niko nabivuga, mu rwego nyine rw'akazi ka gisirikare. Mpava mfite brevet A, baza kuntoranya njya mu kigo cy'Ikanombe. Ubwo mu Bigogwe nahamaze amezi 3, cya mu kigo baranjyana mu kigo cy'Ikanombe
mu kompanyi yakoreshaga imbunda ziremereye yitwaga SP. Nahamaze igihe kingana kungana n'umwaka, banjyana nanone mu kigo cyo mu Muhima cyabagamo abasirikari barindaga umukuru w'igihugu. Iriya Kamuhima, ahahoze Kamuhima mu bice byegeranye na gereza, nahahoze gereza, haruguru ya gereza rwose aho ngaho, yari mu marembo ya gereza. Buriya cyari ikigo cy'abarindaga umukuru w'igihugu. Habagamo imitwe ibiri, abarindaga umukuru w'igihugu n'abo nakwita abapolisi b'abasirikari, polisi militaire PM. Ubwo rero ni mw'ubwo buryo muri make nakoze akazi ka gisirikare. Hari ibyo uvuze ngo brevet uvuga brevet A, ubwo habaho na B na C, bimeze gute? Habaga brevet A, ariyo yabaga irimo abantu, ihabwa abantu bujuje ibyasabwaga n'umukomando wuzuye. Hakaba na brevet B utashoboraga kuba, yahabwaga abantu batashoboraga kuba barujuje ibyasabwaga nanone ku musirikare w'umukomando. Yari iyo urwego rwa gatatu narwo rwari ruhari, ariko rwari muri rusange nta zina rindi rwagiraga. Hanyuma ubwo ubaye umusirikare wenda usanzwe, cyangwa se hari n'andi makosi wakoze, izindi nyigisho wahawe zihariye? Narazihawe izo nyine kurinda nk'umukuru w'igihugu. Nabanjirije kuzimbunda ziremereye, mpabwa inyigisho zo kurinda abayobozi harimo umukuru w'igihugu, niga ibya mekanike, niga no gutwara imodoka. Nguko rero ngaya makosi nakoze. Ibya gisirikare byo byarahinduranyaga nyine uko ibyo bakeneye nkaje kubyiga. Aha niho nari ngiye kugera kukubaza ngo wisanze ute mu basirikare bari mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana? Ntabwo nisanzemo, ahubwo nagiyemo ndi mu mutwe wakoresheje imbunda ziremereye. Habayeho kuza mu kigo cy'i Kanombe kuko cyari kirimo imitwe myinshi, baraza bafata muri batayo para yabagamo, bafata muri kompanyi SP ariyo nabagamo, noneho batubaza ibibazo bijanye n'ibya gisirikari. Noneho muri urwo rwego ni gutyo badutoranije, batwahamagaye turi nk'abantu 42, ubwo tuvamo turi 6 batujana mu mutwe urinda perezida. Ubwo wari ufite irihe peti? Icyo gihe nari nkiri soldat kuko nari maze mu gisirikare imyaka 2. Mu kurinda uwari Perezida Habyarimana, wari mu rugo, wari mu bagendanaga nawe, wari hafi ye, bimeze gute? Nkigerayo hari abo bita ngo ni ukurindira kure. Yenda kurindira kure bivuze ngo mukora izamu, murinda urugo, mukarinda presidence, mbese ahakorera, aho yari afite nabwo za residence, naho yakoreraga mu biro nko kuri plateau hejuru mu mujyi, yakoreraga no mu Rugwiro. Mu mujyi ni hariya hari ibiro by'umujyi wa Kigali ubu ngubu. Niba hari Minisiteri ya Finance, hakaba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, hakabaho beka, noneho Perezidansi yari iri mu ayo mazu aho hagati niho yakorera igihe kirekire, ikindi akaja mu Rugwiro. Ubwo bagushyira mu bari hafi. Ubwo rero yarakomeje, maze kuba specialiste mu nyigisho baduhaga, byabaye ngombwa ko njya mu bamwegereye bakoraga escorte. Ngenda nkora escorte, bisozwa noneho no gutwara imodoka zintu zanamuherekezaga. Hanyuma waje no kuba mu rugo iwe nk'umurinzi cyangwa? Mu rugo twabagamo aho ngaho, none twamutegerezaga ngaha twicaye, agasohoka mu nzu akinjira mu modoka, tukamuherekeza ku biro, akava mu biro akagaruka, ni gutyo. Ubwo ni hehe? Ni Kanombe? Ni mu Kiyovu? Yabaga i Kanombe, ubundi akaba mu Kiyovu.
byaterwaga naho yumva ashaka ku. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Reka tujye mu kwezi kwa kane 94 tuvuge ku nama yabereye i Dar es Salaam. Ufite byinshi, ufite ibyo wasangiza abantu. Iriya nama yabereye i Dar es Salaam. Yego. Yari inama y'abakuru b'ibihugu yize ku mutekano w'akarere. Habyarimana yagiyemo. Mwebwe wowe nk'abamurindaga, duhere ku munsi wo guhaguruka i Kigali i Kanombe. Duha ishusho y'uko ibintu byagenze. Mu kwezi kwa kane ndibwira hari mu mugoroba wo ku itariki ya 5 nibwo baje kumfata aho nari ndi muri escorte tugiye kuja kuzuza formalite zo kujana n'umukuru w'igihugu kuko byari bisanzwe iyo abagagiye hanze. Rero bamutubwiye ko tugomba kujana n'umukuru w'igihugu mu gitondo cyo ku ya 6 z'ukwa kane. Twamaze kuzuza formalite dore ko babanzaga kudusuzuma uburwayi bashako babona ko tutabufite. Ubwo rero nanone tumaze kubyuzuza saa 8 za nijoro twebwe twagiye n'indege yakoreshwaga n'abapara b'Ikanombe. Ubwo ni mu rukerera twebwe buri gucari tariki 6. Yego. Turagenda tugera Dar es Salaam. Tukihagera twahasanze ekipe yabo kwa Mobutu. Bataratubwira bati esi muraje, turaje. Perezida wanyu araza tutari inyuma. Ati marshal twebwe ntabwo aza kuko hari amakuru avuga ko ashobora kubarasa. Mwabibwiwe nande ko mwabivuze he kugira ngo natwe tubimenye? Atubwo hari inzego zibiza ariko twebwe ayo makuru turayafite na n'ubu turazinze twe tugiye kwigendera. Ubwo rero Habyarimana mu gacu gake rwose nk'aho mu rukerera nk'uko bivuze yarageze ku kibuga baje mu nama muri hoteli Kilimanjaro. Ku kibuga wagiyeyo nyine ku rwego rw'umutekano we kandi wari mu barinzi ba hafi. Ku kibuga mwagiye kumusanganira? Yadusanze ku kibuga cy'indege aho ngaho twageze ni naho indege yamushikanye inaje hamwe n'iyo twagiyemo. Imodoka ziramufata aja mu nama muri Kilimanjaro Hotel. Abo kwa Mobutu kuko Mobutu iyo nama we ntabwo yayijemo. Ntabwo yayijemo Mobutu. Ariko advance patayo yari yahageze nayo makuru twasanze ariho bakiyamenya niko batubwiye. Ntimwinjiye muri detaye ngo mubiyungurure neza mufate ingamba? Nta detaye twinjiyemo ahubwo byageze kuko nje noneho inshingano nahawe kurinda indege, gusigara ku ndege. Ntabwo wagiye mu nama? Ntabwo nagiye mu nama njyewe. Byabaye ngombwa rero kuko nari hamwe n'abapilote bigeze nko mu masaa 7 umupilote mukuru wa Romodero ko bari 3 araza arambwira ati muzi ko hari amakuru avuga ko baturasa. Umwe mu bapilote wagaragara nk'ubakuriye twamwitaga La Montagne. Ubu rero akimara kuvuga byabaye ngombwa ko natwe uwo mwanya byihuse tubigeza kuri perezida. Tukiraho wowe wumvise ubwo butumwa wumva ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ubwira nde muri mubegereye? Mageza wari chef du protocole. Niwe wabibwiye? Yego. Ubwo rero nawe yarabimubwiye. Ntabwo we yigeze kuba mu mutwe wo kurinda Habyarimana? Yabarizwaga muri eta major, mu nzego za eta major. Ntabwo yabaga mu mutwe urinda perezida, wabarinda perezida. Uretse ko ubwo ni ukuvuga ko akazi ke karako nyine gukora protocole ya presidence yakoreraga mbese muri presidence muri rusange. Urabimushyikiriza ubwo wavuye ku kibuga ujya kumureba aho ari cyangwa hari uburyo mwahamagaranaga? Twarahamagaraye. Avuga ko rero amubwiye ko nta kibazo. Ubwo twarakomeje. Mageza yagushubije ngo iki? Mageza yavuze ko twe dukora akazi kacu.
niko yavuze. ariko ubutumwa yarabumushikirije undi arabwakira, ariko aravuga ati nibyo ndabyumvise. ni nako yambwiye Mageza. ubwo rero byageze nko mu mugoroba intuza y'abarundi iraza, ubwo ni ukuva perezida w'umurundi Cyprien Ntaryamira. rero asanga indege iri gupfinata yanze kwaka, iri kwaka ikazima. hadaciye akanya na Habyarimana barahageze. ahageze ati bite ko waje kutari winjira, ati indege yananiranye. twajana se ahubwo twagera abagomba kujana nanjye basigare bose, weho hinjiremo ikipe yawe. birumvikana ko haragenda n'igice kimwe cyabo turi kumwe, ubwo yavugaga nka barenzaho bari bantuza muri presidence. ati noneho tugende nugera i Kanombe, indege irahita gukomezanya i Bujumbura. aba banyu bazazana n'iyo ndege igize iyo yawe iramutse ikize. yahise yemera barinjira. ubwo rero yinjiye, tugiye kubona tubona arongera arasohotse, ari kubera umusirikare witwaga Gastari yari asigaye na Dr Kingi nawe wamuvuraga. Gastari yari chef d'état major. ubwo baramubwira ati nsaba Imana kuki usigaye. ati rwose nagira ngo nsigarane n'aba basirikari, ejo tuzazane ino hari agasima kagura ku giciro gito, nagira ngo nzarebe ko nazana agasima ko kubakisha. ubwo nibwo yamubwiye ati yanabivuze mu gifaransa ngo monte. ubwo rero abwira Gastari yaruriye, nacyo ngeneye wari inyuma nawe baraje yari asigaye. ati nawe wari usigaye, ubwo si nari kuvurwa nandi iyo ngira ikibazo nkarwara. ubwo nawe yarinjiye. ubwo nibwo indege bayifunze umuryango, nko mu masaje gushira 3:00 z'ijoro, nibwo menager w'ihoteli yaje aravuga ati delegation y'u Rwanda iri hano iri hehe. wari ushinzwe ntuzana baramuzana ku mashambure yacu. nuko ati habaye ikibazo, indege irarashwe, abarimo bose barahiye, timwihangane. ubwo rero tubyakira gutyo, tugwa mu gahundwe. buca mu gitondo nibwo haje umugabo muja kuresha wese wo gusumba gake, araza araduhumuriza. yari asanzwe muri Tanzania, yari impunzi. ati bibereye mu Rwanda nagahuma munwa, ati ntabwo ibintu biragenda neza. ndetse bamwe batangira no kwanga kumuvugisha, ariko nje rwose navuganye nawe. sino nuko ubibona biragenda bite. ati ejo nzagaruka hano nzababwira uko bizaba bimeze. nuko ubwo tugiye kuba twumva ko twarakurikiraga ibinyamakuru muri Tanzania byo byasohoka buri gitondo. twaje tukumva ngo mu Rwanda ngo imivu y'amaraso yatembye. reka twitse gato tugaruke nyuma y'aka karuhuko gato cyane. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. tugarutse ku ndege gatoya, umbwiye ko indege y'abarundi yari itwaye perezida, yamutwaye Dar es Salaam mu nama. perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yanze kwaka, yaratsirazima irongerera kirazima. ubwo ababa bari ku burinzi bwayo ntacyo babajijwe, cyangwa nuko indege wenda ibishaje, cyangwa se bavugaga ko nyine yatutumaga n'icotsi cyinshi, bavuga ko ari pane tekinike. yo ntabwo yari itwawe n'abazungu nk'iyo yanyu, yari itwawe n'abirabura n'abarundi. yacu niyo yari ifite abapilote b'abazungu. hanyuma Habyarimana abwira generali Nsabimana wari chef d'état major, amubwira ati monte, we n'umuganga Dr Akingeneye wamuvuraga,
wowe wari uri hehe icyo gihe? nari mpagaze aho neza, njye nari aho ngaho ku muryango, hari urugi ruba rufashe hasi, niho nari mpagaze. Ubwo indege barayifunze, bamaze kuyifunga umuryango arongera bararufungura arasohoka kubabwira? Oya, ntabwo rwari rwakiyeguye ngo ruje ku ndege, ahubwo yagezemo rugikinguye, umusirikare umukurikiye, umuntu uza w'abasirikare wo mu Rundi wa nyuma yinjiye, dore ko binjiyemo ari 6 abasirikare b'Abarundi, yinjiyemo ahurirana na Habyarimana asohoka. Yego, aza kureba mu bo bari bajyanye, aje kureba Nsabimana kuko niko byagaragaye ko niwe yahamagaye. None Nsabimana ajya kuvuga ngo rwose nashaka gusigara kubera sima nashakaga gutwara mu Rwanda ngo hanigura make, nawe yari afite amakuru? Birashoboka ko none aganiye nawe. Ntabwo waganiriye nawe? Wabonaga afite ubwoba se? Ntabwo yari afite, wabonaga ari nk'ibisanzwe, ariko nyine nkurikije uko yari amaze kuvuga, ubwo yari yafashe amakuru nawe afite ibyo akwepa. Birashoboka nese yatugezeho, urumva nawe yahise amugeraho. Hanyuma Dr. Akingeneye we ntabwo mwari mwigeze muganiraho ngo wumve ko nawe? Ntabwo twigeze tuganira, urumva yari yagiye kuri hoteli yabereyemo inama, azana nabo, tubona nyine basa n'abasigaranye natwe, tudasobanuye batanabituguye ko turasigarana. Twabimenye ko bari bacerembye natwe, tubona basigaye, twagiraga hari we ngo babyumvikanyeho na chef d'etat, tugiye kubona tubona asohotse mu ndege, ahamagara Nsabimana, aboneraho no kubona Kingeneye. Habyarimana bava mu nama, wowe wambwiye ko wari wasigaye ku ndege, ku kibuga cy'indege uyirindiye umutekano, hanyuma bava mu nama, ibyo byose yakunyuzeho ajya kwinjira mu ndege, uzi neza na message wahaye Mageza wari ushinzwe protocole, wabonaga ameze gute mu maso? Habyarimana rwose uko yari ameze niko yari ameze, ndetse yari no guseka, anabwira ntaryamira, yari ari guseka. Ndetse none uremera ko tujyana, ubona nta kibazo afite, adafite ubwoba? Ntabwo nabonaga. Ubundi abo bapfanye mu ndege bo mu Rwanda, harimo abamurindaga wenda bari hafi aho ngaho, n'abandi bakomeye, ni bande, bari bangahe? Wagiye ari umusirikari mu bamurindaga, ni wari ntuza officier d'ordonnance Bagaragaza. Abandi bose bari abasivile, uretse nyine na chef d'état major wari urimo. Abandi basirikari bose twarasigaye. Abandi barabi Burundi, abandi bahagiyemo ndibuko nibukamo nirenzaho, yari yakoraga muri presidence, ariko abasirikari bagiyemo no Bagaragaza, niyo twabanaga muri garde présidentielle, agenda ari officier d'ordonnance, ubwo rero na Gastari, abandi bari abasivile. Ubundi ko bivugwa ko General Nsabimana bitaga Gastari atagombaga kujya mu butumwa bwo muri Tanzania, ko bivugwa gutyo, byo byavuye? Nibyo, kuko umusirikari twari turi kumwe bazanye, wasigaye ku kibuga, akazana nabo muri iyo ndege twitaga Amstel, yatubwiye ko Habyarimana akigera ku kibuga, urumva abantu binjiraga mu ndege ari uko bamaze kumwakira, hageze noneho bakinjira, akabona kwinjira mu ndege. Ubwo yarahageze arabaramutsa, kibaramutsa ati Nsabimana biti, abona afite tendance yo kwinjira mu ndege, ati biti, ati ni byiza mu generali. Ubwo rero amubaza ahagiye, ati tugiye kujana, anamwereka ordre de mission. Ubwo rero undi asa n'uhagaze gake, nuko tusava,
barinjira baraza bigaragare ko nawe yatangajwe n'uko ajyanye na Nsabimana. byaramutangaje. Nta bandi bagiye muri iyo ndege batagombaga kugenda uko mwari musanzwe mugenda, ko uvuga ko wajyanaga nawe kenshi kubw'umutekano kuko wari umurinzi w'umutekano. Nta bandi bagiye muri ubwo butumwa bw'i Dar es Salaam bajyanye na Habyarimana bataragombaga kugenda? Sinabimenya kuko abagendaga n'ababaga batoranijwe n'uwitwa Ruhigira muri perezidansi. Nta basivile barimo uretse Dr. Akingeneye? Barimo barenzaho, nuko ndibuka n'abandi ndibwira ko harimo nk'abantu bageze kuri 6 b'abasivile, ntibuka amazina. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99.6. BBC gahuza miryango. Ariko reka ubundi mu mutekano, wowe washinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, mu mutekano w'abantu bakomeye, umukuru w'igihugu akajyana na chef d'état major mu ndege imwe icyarimwe, byakunze kubaho? Byajyaga bibaho? Ibyo ntibyanabagaho. Niyo mpamvu byabyaye hari biriya, kuko nakubwiye ko nawe byamutangaje kubona Akingeneye bagiye kujana. Bambe Gastar agiye kujana nawe. Nawe yagize confusion akigera ku kibuga. Nakubaza nti ubwo indege nyine irahanuwe, hari ikindi kivugwa ko n'abapilote, wenda wowe wasigaranye nabo ku kibuga cy'indege, ko n'abapilote bagizemo akantu ko gushaka no gutinza yuko indege nayo yahaguruka? Kandi nakubwiye ko abapilote ahubwo batanifuzaga kwigwa. Ibyo nibyo naganiye nabo. Mu byifuzo byabo ntibashakaga ko indege igwa i Kanombe. Bakimara kubona ayo makuru bifuzaga ko yagwa i Goma, none ahubwo bakavuga no mu Rwanda akaba hariyo ikipe iramuzana n'imodoka cyangwa akazana helikopteri. Nibyo bo bashakaga, bifuzaga ko ivi Dar es Salaam ikagwa i Goma, yagwa i Goma akaza nko n'imodoka cyangwa se bakohereza helikopteri ikamuzana. Abapilote bamaze Nyiramontagne wabivugaga. Rero ibyo byose cyo cifuzo cyageze kuri Habyarimana, ntabwo yacemeye. Rero niwe ubwe wabyanze, yaravuze ati ndagwa i Kanombe. Murabimenye rero yuko indege ye yahanuwe. Ni iki kintu cya mbere watekereje mu mutwe wawe wowe ku giti cyawe, ariko utagishije inama abandi cyangwa utaganiriye nabo? Ibyo natekereje narabivuze, mbibwira bagenzi banje. Mu mutima wanje nari nasigaye mfite ipfunwe yuko tutaraye dutashe. Ariko rero tucumva ko indege itwize, turavuga tuti ubu twese tuba dutwitswe, burya ni Imana yabishatse. Ryapfunwe nari mfite ryavuyemo kubera ko nyine kumva ko bagenzi bawe, kubera ko aho mwagomba kugenda mukahagirira ikibazo nk'icyo bari bagize. Ubwo nguko nitwaye, habaye ibyishimo bivanze n'agahinda. Mwaje mbere mujyi Dar es Salaam nk'abagiye gutegura umutekano wa Habyarimana, kuki washakaga gutaha mbere? Ubundi ntibyari biteganyijwe ko mutaha bukeye bwaho? Ubundi twagombaga kuzana nawe, niko gahunda yari imeze. Hanyuma we ko nawe bivugwa ko yagombaga gutaha ku wundi munsi. Ibyo ntabwo, iyo gahunda ntayo twari tuzi twebwe. Gahunda yari iyo kugenda tukagaruka, yari hariyo twagiye tuyize. Ubundi mbere y'iraswa ry'iriya ndege, mbere yuko mujya i Dar es Salaam, umwuka wari umeze ute muri entourage ya Habyarimana mbere yuko mujya mu nama i Dar es Salaam? Umwuka wari uhari dusanganywe wari uko kuvuga ko Habyarimana ashobora kuzaraswa bakamurasa, haba ku butaka haba mu kirere. Rero nk'abantu nyine namwe mwarabisantagaza
mwabyiyumvagamo mwarabyumvaga cyangwa mwumvaga ko bitashoboka kubera umutekano muke wari uri mu gihugu, kubera intambara yari irimo, ntabwo twe nta kintu twanegirijaga. niyo mpamvu twabaga buri gihe turi maso. ubwo rero bakavuga bati icyo bari baratubwiye uriya mu majoro wadutozaga uriya majoro Ru w'umufaransa yitwaga Ru, yaratubwiraga ati abantu ibyo mbigisha nuko uzarasa akarasa kuri sipoti, nta kindi, ntimukamushoreho imbunda ngo mumutunge imbunda, mwe muzakora ibishoboka muhungisha umukuru w'igihugu. byo akabitwereka abandi kuko hazaba hari n'ababaga bari muri itinereri mu bafate mpiri. Ibyo twari tubisangamo. Bashobora kumurasa kandi aho kumusanga ku ntuza byo ntibishoboka, ahakorera bashobora kubategera mu nzira. hari ibyavuzwe ko mu 1993 Houphouët-Boigny perezida wa Côte d'Ivoire yitaba Imana, nabwo ngo mwahawe amakuru ko perezida Habyarimana yagombaga kuraswa. Nibyo barabivugaga, ayo makuru yarahari. mukayumva mutese? twumvaga nyine bishoboka, ndetse rimwe nibwo yaje ndumva yaravuye Badorite, nabwo bafata ayo makuru, aho kugira ngo indege igwe iturutse Masaka bahita bayimanura kuri mo Kigali, igwa iturutse muri uyu mutwe ureba mu mujyi w'ikibuga cy'indege. icyo gihe muva Badorite? yari vuye Badorite, nje ntona ari ndimo. hari n'urugendo ngo bishoboka ko Habyarimana ashobora kuba yarasubitse rwo kujya muri Côte d'Ivoire kubera ayo makuru hari, ariko twe ntitwamenye ko ari ayo makuru, uretse ko byavugwaga nyine nk'uko uri kubivuga. kuko wowe ushobora kuba warajyanye nawe mu ngendo hari wenda nyinshi kubera akazi watubwiye wakoraga. hari izo wabaga mwapanze ko mujyayo zigasubikwa? oya, hazo iyo twabaga twujuje za formalite twanaragendaga. ntaho twigeze tuvuga ngo twujuje ibyangombwa byo kuja hanze ngo tubisubike. nje nta byabayeho. hari ikiswe pasika ya nyuma mu muryango wa Habyarimana. ubwo yari pasika imeze ite urakizi? kuki yiswe pasika ya nyuma? sinakubwiye ko kenshi yakoraga nk'utuntu tw'utusi dukuru, rimwe akadukorera aho ngaho i Kanombe, ubundi akaza hariya mu Gasiza, ubundi akaja mu Butotore. ibyo byabagaho, ndetse nko mu mezi 3 ako kantu karabaga, agatumira nka babandi wambaza guti abayobozi bo mu nzego zo hejuru bazaga ni bande. ako kantu kabagaho hara mu Butotori, mu Gasiza ni Kanombe. nyuma y'iyo pasika habayeho urugendo rwa Badorite kubonana na Mobutu. nirwo wambwiraga ko utagiyemo? hari urwo wagiyemo i Badorite Habyarimana yagiyemo? oya, ntabwo nagiyeyo. nyuma y'iraswa ry'indege, mwebwe abari Dar es Salaam nyine indege imaze kuraswa, hakurikiyeho iki? gahunda yo gutaha yapanzwe gute? yapanzwe nande? hari abasigayeyo? byagenze gute? tukimara kumva ko Habyarimana arashwe, uwo twari twirirwanye watwakiye, mbese wari ukuriye ikipe y'abajepe yakoranye n'iyacu, abajepe muri Tanzania, yaraje mu gitondo ati ntimutaha ikibuga cy'i Kanombe ntabwo kiri kugendwa, murategereza amabwiriza mashasha. ubwo twabaye aho ngaho dutegereje, abo haza n'undi mugabo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aratubwira ati rero ati imbunda mwari mufite, hari hashize nk'iminsi 7, imbunda mwari mufite muzitange. ubwo yaranari hamwe na wa mujepe watwakiye, ati muzitange ubundi kugeza igihe amabwiriza mashasha tuzayabona turayabagezaho uko bukeye n'uko bwije, kubera umutekano wanyu.
ubwo rero twamaze amezi 3 iyo ngiyo nibwo bamwe twari turi hamwe batangiye kwitawanyikira sinzi iyo bagiye njyewe twari 3 ndumva twari 3 dukomeza gusaba ko twataha mu gihugu baratwemereye ndetse tumara nk'ukwezi kwa 6 kose batubwira ngo tuzagenda imyanya ikaza yuzuye y'indege twagomba kuba twazanayo. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. ubwo mwari bugwe hehe indege yari bugwe hehe ko Kanombe ubwo yari gikora icyo gihe ubwo ni mu kwa karindwi Kanombe yari ifunze ariko nyine batubwiraga ko ku Gisenyi hakiri intuza hakiri uburyo bwo kuhagera ubwo twagomba kuza tuje Gisenyi tukinjira Gisenyi aho kuje Kigali. Uru twageze ku kibuga cy'Igoma tuzanywe n'indege ya Cameroon batuzana hariya ku Gisenyi turinjira ndumva naraharaye nk'imisi 2 ku kibuga cy'indege cy'Igoma. Abo ujuwa cy'indege cy'Igoma twasanga imodoka iratuzana ambara ku Gisenyi. Ubwo se ubundi harabo muri leta yahise ijyaho mwavuganaga iyi leta twagiye batabaza none si twavuganaga nabo abari bari mu kipe ya ntuza ya bari barinze sindi kubwabo kuko nabo barabaje pe bari ku Gisenyi twaravuganaga. Ubwo we yarari hehe sindi kubwabo yari ku Gisenyi hari inzu yari hari bayitaga Maison de Passage kuko niho leta yimukiye ngira ngo niho twabasanze. Ubwo rero tumusanzeho nibwo ati byakomeye Ruhengeri yafashwe nayo twe tugende nibwo twafashe inzira turi Cyangugu yo yari tarafatwa ntabwo yari yagafashwe. Muva Igisenyi tuyoboka y'Icyangugu tunyuze hariya aho bita muri Pfunda twagiye n'imodoka turagenda tuhinguka ijya mu Cayi aho umuhanda wa Kibuye wahuriraga n'uturutse muri Nyungwe ubwo tuyoboka mu mugireri aho ngaho Kamembe. Ubwo ugarutse wakomeje akazi kawe ko kuburinzi bw'umukuru w'igihugu cyangwa wahinduriye inshingano? Nabakoze gito nk'amezi 3 gusa biza kuntu numva bitanshobokeye kubera imibereho wende ya buri munsi tabwa nje ntabwo nashobora gukomeza gukora ntahembwa arabyemera ngo nje mu nkambi yaho bita Inera. Mugeze Igoma muje n'indege ya Cameroon ubwo ibyo byishyurwaga nande? Ibyo rwose ntabwo nabimenya mbaje ikibazo cy'indenze twe twabonye twemerewe kuza batubwira ko baduha indege turaza ubwo byo gukurikirana ngo izishurwa nande n'ubundi zo twagendaga munsi twe byabazwaga. None se ugeze hariya Igoma ntabwo wajya kuvugana n'umuryango wawe k'umuryango wawe ubwo nyine wari warasigaye wabaga hano? Jewe umuryango wabaga hano cyangwa wari uri i Kigali? Umuryango wanjye navuganaga nawo kuva i Kigali ku Mukamira ku Gisenyi naje nzi ku muryango wa Jore. Mwaravuganaga ukababwira ko wenda ugeze Igoma warambutse uza kubareba? Igoma
nasabye imodoka kugira ngo nje gushaka umuryango kuko ubwo rezo yatangiye gucika amaze kumbwira ko ari ku Nyundo kuko bari barahunze bavuye mu kigo cyo ku Mukamira. Ubwo rero kubw'amahirwe ngiye kubona ngeze aho bita mu Rugerero hariya imbere y'ikigo c'amashuri gihari, ngiye kubona mbona ari muri korone y'abahungaga. Nahise mushira mu modoka turagenda. N'uwo munsi ntabwo twaraye ku Gisenyi, imodoka zari ziri kwaka zigiye, ubwo nyine turagenda duhita mbajana gutyo. Nari mfite umugore n'abana babiri gusa. ubwo mugeze i Cyangugu ntasanzeho situation, ubwo iyo leta y'abatabazi yari ikiyikontorora yari cyangwa ubuzima bwari ubona yuko byarangiye? Byari nk'akajagari, ubona buri wese asa n'urugukizaye. Ni nayo mpamvu navuze ko ndashobora gukomeza kubana n'abantu badashobora kugira ico bageraho, natangira indi mibereho mishasha. Ubwo se abari bakuriye abarinda sindika ubwabo ntabwo byateye ikibazo ko uvuze ko usezeye, cyangwa se hari n'abandi nkawe basezeye muri Gendera? Twasezeye turi batatu kandi baradukundira. Waje kumenya amateka ya sindika ubwabo ko yapfuye uko byagenze, cyangwa twarayakurikiranaga n'umushoferi wabatwaraga, twari kumwe. Mwari musanganywe kwa Habyarimana? Twanabanaga muri JP hariya ku Kimihurura, yitwaga Narayamenye, uretse ko yaje ku Kongo. Rero baragiye aho bita Nyabibwe, ni muri Kongo. Atubwira ko sindika ubwabo tumaze kugenda bose tubasize aho bita Nyabibwe, niho guverinoma yari iri, tubasize aho ngaho Nyabibwe. Niho mwabasize mwe musezera? Ngiye nkomeza urugendo, dufata induzi niyo navuga y'ishamba mbese. Ubwo twurira iyo misozi turigendera tugeze aho bita Ikibuwa. Nibwo Narayamenye dusanze aho ngaho, aje nawe imodoka uyisize ati byarangiye. Uwa mushoferi wa mutwara? Yego, witwaga Narayamenye Samuel. Niwe waduha amakuru yuzuye, atubwira ko niyanazanye nabo na ikipe ya sindika ubwabo, ariko y'umuryango we bari hamwe, badusanze aho bita Ikibuwa. Noneho ati muzehe yabwiye umuhungu, nuko uri kundi ntiyukane izina ry'umuhungu wari urangije university w'Gasore, yari ameze nk'uriye. Ati yasabye umuhungu we ko tumupfuka umwenda mu maso akamurasa, hasigaye tukigendera. Tukabona kundi byagenda nguko sindika ubwabo yapfuye. Umuhungu wese yari umusirikare ku buryo civile, yararangije university Butare. Abari we asaba ngo rwose saramwibwirira arabimusaba. Kuki atabisabye umusirikare? Ntabwo nari mpari. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Hanyuma hari muri iyo leta y'abatabazi harimo Premier Ministre, wenda niba warakurikiraga Jean Kambanda, we byaje kugenda gute? Waba warakurikiye ngo umenye uko byewe? Hana Kambanda twarabanaga mu iyo nkambi yitwa Inera, twarabanaga n'abandi benshi, twabanaga. Ubwo nabo bakomeje kumurinda? Kambanda rero yabaga aho ngaho twabanaga mu nkambi iyo Inera hafi ni Kavumu. Ubwo rero inkambi byabaye ngombwa ko isenywa, bayirasaho, inkambi irasandara. Amakuru ya Kambanda nyahirukiraho, ntako nongeye kuyamenya, nango menye n'ay'abandi kuko buri wese yanyuragiye n'undi nge nzira.
nawe ubu urakomeje ndakomeza njya mu ishyamba njyewe. hari abandi mwari kumwe mu bo mwakoranaga mu bajepe nyine mu bajepe hari abandi mwakomezanyije mu mashyamba barahari na n'ubu hari uhari bamwe nyine bagiye baragenda barapfa, abenshi barapfuye bakicwa n'ubugangi yongiye mu ishyamba. wowe gutaha byagenze gute? wakomeje mu mashyamba nyuma waje gufata icyemezo cyo gutaha bigenze gute? ntabwo nafashe icyemezo cyo gutaha, nabagaho ndi mu cuko nyine ntashobora gutaha ino kubera ko nshobora kwicwa. wumvaga wakwicwa? ni rwose pe. ubu rero ariko ubihera yuko wenda wari mu barindaga umukuru w'igihugu? n'ibyo byuvuze nibyo, njye sinasigara uko biri kose. uwambonaho muri baraba bo mu Rwanda yahita ndangiza. ubwo rero niho byabaye ngombwa ko ngiye kubona mbona ahantu narindi. ubwo wari urihe? narindi mu ishyamba rwose, kuko inkotanyi zarazaga zije gucura abantu, abo zihuye nabo zikabazana, nkanavuga nti buriya zizabica pe, ariko ntawe nigeze mbona bica, ariko ku mutima nibyo byahabaga. nuko biba ngombwa rero noneho ndi mbona bangezeho barahagota. ubwo urumva abantu b'abasirikari bafataga amakuru, mbona bangezeho. aho wari uri harimo abandi basirikare mwakoranaga benshi? oya, njye ntabwo nageze iriya ngo nje muri ntuza, nje muri integarasiyo ye. wagiye mu basivili? njye nagiye mu basivili. ariko noneho bakaza baraza kundeba no kuza. hari abasirikari twazanye babiri twari hamwe mwako nakwita ngo ni agasisiro k'inkambi. ubwo rero barakagota, bamaze kukagota bahita bangeraho bati dutahe. manza no kwanga kubera impungenge. bakuvuga mu izina cyane rwose, banahamagaraga nkiyumva kenshi bati ngwino dutahe, nkabihisha. ntabwo mbere y'uko bagota inkambi hari umuntu wakugezeho wenda ati watashye waje tukagenda? oya, bahamagaraga n'abasirikare, bahamagaraga gusa, ntawaje kubinyigisha. ubwo rero byabaye ngombwa ko ati dutahe, turajya nti nyabuneka ntaho munjanye, ntabwo nshaka gutaha. ni nako nababwiye. bati rero muzehe, rusaza imigeri, bati rero muzehe, ntabwo twe twaje kukwicira hano, ntituvuze ko utazapfa, ariko nunapfa ntuzagwa muri ishyamba. ariko nanone nanjye nabona uko bamfashe, mbona nzi uko umuntu prisonnier de guerre bamugenza, nkumva mfite imitima ibiri yuko ntacu nshobora kuba. ntabwo byabaye ngombwa kubibwira uti baje banzi gutya nkabona ari kumbwira nk'umuntu ukuze? wowe ni mu majoro nageze witwa Bakomeza Denis, wari komanda brigade. ati koko ubwo mwiri shamba nasoni. we wari umuzi uwo nguwo? ntabwo nari muzi, we ariko ambwira gutyo. ntabwo nari muzi. ntabwo none siko nahuze nabigenzana. ati rero humura, ataha mu Rwanda tusubiye mu gihugu cyawe. ntabwo byasabye yuko ubibwira ko wari umujepe? ntaho nisobanuye rwose, baje banzi pe. ariyo kipe yangezeho, ariyo peloto yangezeho, ari muri ntuza mu icyo cyiciro cya brigade aho bakoreraga hitwa Marembo. ntawe wavuze ngo witwa nde ninde, ahubwo uretse abaza bari kuvuga ngo atirika turebe sengeri. umva abantu bivuze gutyo. mu baturage mwari kumwe? oya, mu basirikari. nari nsanga aho inkotanyi. hanyuma uvuye aho, ubwo ni mu bice bya za Bukavu kure? naho bita Marembo Warikare. mwari mwarenze? twari turi mu ishyamba ry'Iwarikare aho bita Marembo. niyo mazina azwi. ubwo washyikiye he? ubwo hari mu wuhe mwaka? ni muri 2002 mu kwa 8. washyikiye Mutobo? naraje kubutera iranzana ingeza ku Gisenyi Mutobo. waje na helicopter? naje na helicopter.
kubera iki wari wowe waje na helikopteri nuko wari abanzanye nibo babishyire urumva bari bamfashe banzana gutyo nta n'uwanciyeho nta n'uwamputaje barasekaga bashaka kunganeza rero nyine bohereje helikopteri ndetse iyaje mbere sinazanye nayo harimo abandi yazanye famiye yanje yego nje bashatse ko nsigara ndasigara hashize nk'ibicumweru bohereza indi niyo nazanye nayo. Nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Hari abandi mwari kumwe mu gisirikare cyo kwa Habyarimana mwatahanye? Oya, nta ninje natashe nje nyine. Nende hamwe n'umusirikare usanzwe wabaye Kanombe. Twabanaga mu promeseje. Ariko watari mu bajepe? Ntabwo yabaga mu bajepe. None ugeze rero imutobo wahamaze igihe kingana iki? Imutobo nahamaze ukwezi n'igice. Kuko abandi bahamara amezi 6. Nasanze bagiye kurangiza, hari uwayobora ikigo witwaga Musonera, yanaranyukipaga rwose cyane tukiganirira, arambwira ati sibiri uri kwiga ko ndi kubona ubizi, akaza n'unyigisha ku giti cye twirirwaga twicaranye aho ngaho. Ubwo rero ati si ngombwa kuzategereza indi tranche izagira wowe uratahana niyo wasanze. Niyo mpamvu nahamaze ukwezi n'igice abandi bamara 2 Nakubaza nti abo mu gisirikare cyatsinzwe mwari kumwe mu gisirikare cya Habyarimana bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo bajya mu mitwe irimo na FDLR, wowe ntabwo wawugiyemo? Yewe ntabwo kigeri Bukavu nkurikije yenda nuko nabibonaga no mu Rwanda, numvaga ntaje gukora igisirikare kitazagicugeraho. Wabonaga ntacyo bazagera mu bwenge bwanje nabibonaga. Hari abavuga ko bababuzaga no gutaha. Amfe boze nyine bavuga ko uramutse atashe ageze ino bamwica, ibyo byaravugwaga. Nawe ari nanje ariko nanje urumva nanje nabyiyumvagamo ko ndamutse ntashe napfa. Murangije mutobo, urumva icyo gihe mbere yuko indege y'uwo warindaga iraswa ihanurwa wari ufite imyaka mike 30 nari nkiri mfite ingufu rwose. None utashye kuki utasabye kujya mu gisirikare? Kuko hari benshi batahutse bahoze mu gisirikare cya Habyarimana babaye integrated mu gisirikare cy'igihugu. Yewe n'ubundi nkiri mu gisirikare tukirimo bitaragenda kuriya, narindi mu nzira zo gusezera. Ku myaka 30 ngira ngo wari ufite n'ibiri hari n'ingahe? 3. Yego. Ariko nashaka gusezera nshaka kuja kwikorera hanze na igisirikare ni icemezo nari narafashe ko ntagishaka ku musirikare. Cyangwa wari warabonye intege nke ziri mu gisirikare cya Habyarimana? Nicyo mvuga, nifuza kwigirira imibereho yo hanze. Nico cini iyo ntuza nari mfite ko nari mfite benshi banjana hanze nk'abana nabo bakorera hanze. Ese buriya ko mwarindaga Habyarimana ariko ku rundi ruhande hari intambara yo kubohora igihugu ya RPF, mwabonaga mwebwe hagati yanyu mubivugana, mwabonaga ko RPF barusha imbaraga? Mwabibonaga? Ya kumbaraga ku ngufu habonaga bataturusha, ariko kubyerekeranye na politiki. Gute uvuga ko RPF batabarushaga imbaraga kandi
yarabafatanaga ibice byinshi, ni gute uvuga ko itabarushaga imbaraga? ariko uko babifataga hari ibyo bamaranaga nk'umunsi tukabibakuramo gutyo bikagaranzukana ko gutyo. Hari n'aho tuzi RPF yageze mu marembo ya Kigali iza gusubira inyuma kubera nyine imiyoborere yari iyo hasi ku ruhande rwacu. Iyi miyoborere yapfuye rero byose birazamba burya. Ufata icyemezo rero uti sinajya mu gisirikare ko ufite ubumenyi washobora kuba watangamo, kuki uvuye mu Tobo utabisabye wenda cyangwa warabisabye ntibyakunda? Nagombaga kubisaba, ikitaranshobokeye naje kurwara mu mavi ndi mu ishyamba. Urwaye mu mavi rero nkavuga nti nanabibwiye Ibingira, kuko Ibingira nagiye naramwitabye General Ibingira harakwishyura imihurura. Rero naje kurwara mu mavi nagenda nkumva wapi, nkavuga ntesi ubu naje kuba umusirikare koko nzafatwe mpiri kubera ko nananiwe kugenda. Iki cyatumye ntaje mu gisirikare, ngende bibe ngombwa ko nja ku rugerero nanirwa kugenda narigenza ngasimbuka bamfate mpiri kubera ko nananiwe kugenda. Ariko hari amasomo cyangwa se ubunararibonye washoboraga kuba wasangiza abandi mu gisirikare. Ntabwo uvuga ngo cyangwa wabonaga yuko imyaka igiye mu gisirikare, ntabwo wavuga ngo nzakora iki, ntabwo wagenda uvuga ngo nzatanga ubumenyi. Baguha amabwiriza ya gisirikare akuganishe ntugana. Ntabwo rero nagomba, kandi mu gisirikare nyine nk'umuntu wari uzi bya gisirikare, ntabwo nagomba kugira ngo nzavuga ngo nziki nico ndakora. Bagomba neza banshize muri iyo kipe, bavuga bati muje hariya hari ibyo mugiye kureba iyo byerekeranye n'umwanzi, nagomba kuvuga ngo nje nzigisha gusa. Dusoza, wumva ku myaka 69 ejo hazaza hawe ukurikije imirimo wakoze, ukurikije ukubayeho, ejo hazaza hawe uhareba gute? Nkurikije aho ngeze kabisanisha naho mvuye, uko biri kose ndumva ndi mu ntekanye, kandi nta kindi mu maso yanjye uko mbona nta nzitizi ziri imbere yanjye zishobora kumpungabanya. Napfa nk'uko abandi bose bapfa, singifite ingufu zo guhinga, nabibwiriza abana banje, hari ibyo korora, uwize agakurikira ibyo yize. Nje ndi kubona imbere yanjye ari hazima, nta kibazo mfite. Ndagushimiye cyane. Murakoze. Mushimire cyane Senkeri Salasieri kubwo kwemera kuganira natwe. Mbashimire namwe mwese abaduteza amatwi, mbifuriza gukomeza kugira weekend nziza. Gendi Yves Bucyana.